Reka tubashimire cyane kandi twongere tubahe ikaze. Ni Bendera TV, ngiye nitwa Anaclet Ntirushwa nkuko mumaze kubimenyera. Reka rero tubagezeho bimwe mu bintu mu by'ukuri byagufasha niba uri umukobwa kubasha kwigarurira umuhungu. Buriya ngo ntago abahungu bagorana mu by'ukuri, ahubwo bisaba kumwiga no kumumenya neza. Nuramuka rero ugendeye kuri izi nama cyangwa kuri izi ngingo tugiye kukugezaho kano kanya, mu by'ukuri bishobora kugufasha neza kwiyegurira umutima w'inshuti yawe y'umuhungu, niba ubona agenda acika intege cyangwa agenda asubira inyuma. Imwe muri izo nama rero twakugezaho uyu munsi, buriya ngo ni ukugira isuku. Abahungu benshi buriya ngo bakunda umukobwa ugira isuku, ndetse ngo niyo muri kumwe mu bandi bantu akakureba uri umukobwa ukeye, buriya ngo biramufasha, bikamushimisha, bikamukora ahantu, nuko bikamufasha kuzamura igipimo cy'urukundo mu by'ukuri yajyaga agushyiraho mu mutima we. Nubigenza gutyo rero uzaba ukoze umuti, ko bamwe bakunze kubivuga cyane cyane abubo. Yindi ngingo mu by'ukuri ngo ishobora kugufasha kwiyegurira burundu umutima, ngo ni ukumugira umuntu ukomeye mu mutima we. Niba mu by'ukuri ufite umuhungu mukundana, ngo nta kindi ukwiriye gukora ni ukutamuha akanya ko gutekereza abandi, ukamuhamagara, ukamwandikira mesaje, ukamusura, ukamwitaho mbese, kandi ngo ukamufasha neza gupanga gahunda ze no gushyira ibintu bye ku murongo. Dore yuko ngo abenshi mu bahungu buriya usanga aho baba haba hajagaraye, ibintu bitari kuri gahunda, ndetse ngo no ku kazi buriya abahungu ntibajya bita ku bintu. Iyo ubishoboye rero ukamwitaho, ukamukorera isuku, byanashoboka ukamumesera imyenda, ukamuterera ipasi, buriya ngo buri gukora umuti. Ikindi kintu mu by'ukuri utakwirengagiza cyangwa se ngo urenze ingohi, niba uri umukobwa ushaka kwibaburiraho umuhungu mukundana, ngo ni ukumupresenta. Mwaba mwasohokeye ahantu muri kumwe n'inshuti zawe, ukamupresenta, ukamugira uw'agaciro, ukamwitaho mbese. Ikindi kandi buriya ngo ni ukujya ukunda kumukorera twa surprise. Mwaba muri nka kumwe, ukagira gutya ukabikura akantu mu isakoshi, ugahita umutungura ukakamuha, ukamuhamagara umutunguye, ukamubwira amagambo amutunguye, n'ibindi byinshi bijyanye no kumutungura. Wamuha impano, wamukorera ibintu bikomeye, wamusohokana. Ibyo rero byagufasha. Ikindi kintu buriya mu by'ukuri ngo gishobora kugufasha niba uri umukobwa ukaba ushaka kwiyegurira burundu umutima w'umuhungu mukundana, ngo ni ukwirinda kumuzanaho iby'amadepanse, kumusaba amafaranga, kumukura ibyinyo n'ibindi. Ahubwo buriya ngo hari ukuntu wabigenza ukanyuranya n'icyo kintu. Ngo ushobora gusohokana umuhungu ufite amafaranga atari menshi cyane, ukamusohokana ahantu haciriritse, ukamwakira biciriritse. Biriya ngo birafasha cyane, bituma uyu muhungu ashobora kugutekereza no kukwimika cyane mu mutima we. Ikindi kintu mu by'ukuri ngo ni ukumwizera. Ibi bijya bikunda kugora abakobwa benshi, ugasanga niba acirwaho telefone y'umuhungu arayijagajaga ahantu hose, ugasanga niba
aguhamagaye akakubura, arakubaza ibibazo byinshi, atangira no kugukekera ibindi byinshi ngo wahamagaraga abandi bakobwa. Buriya ngo niba ushaka guca ukubiri no kuba umuhungu mukundana yakureka, ngo iyi ngeso ntukayigemo, ntugafuhe, ntukajagajage telefone ye ndetse n'ibindi. Ikindi ikintu twasorezaho buriya ngo ni ukumwitaho. Mu by'ukuri buriya ngo umuhungu akunda umukobwa umwitaho, umuhoza ku mutima, umenya ibibazo bye, niba arwaye ukamusura, niba afite ikibazo ukamwihanganisha, niba yagize ibyago ukamukomeza n'ibindi. Urabizi ko rimwe na rimwe abahungu baba bafite ibintu byinshi bibasaba imbaraga, gukora cyane, gutekereza cyane. Ashobora kuba yakoze amafaranga ntayabone, ashobora kuba ari muri business agakora agahomba, ashobora kuba ni byinshi cyane ko abahungu baba bicara kenshi batekereza mu by'ukuri ibyabateza imbere hamwe n'imiryango yabo. Ngo ni byiza rero nk'umukobwa kujya umuba hafi, ukamutera kuraje, ukamushyigikira. Haba hari ibyo yakoze mu by'ukuri ntibigende neza aho kumuca intege, ahubwo ukamuha kuraje, bizamufasha nawe ibigufasha. Ngayo nguko rero ni ku Ibendera TV, nanjye ndi Anaclet Ntirushwa. Twibutse ko twakugezagaho bimwe mu bintu bishobora kugufasha wowe mukobwa kugira ngo wigarurire cyangwa wibaburireho umutima w'umuhungu mu by'ukuri mukundana. Izi nama nuzigenderaho rero zizagufasha kandi zizasunika iminsi y'ibyishimo n'umunezero wawe. Turagushimiye cyane, ugira amahoro, ugira ubuzima bwiza.